TV. Nayoti TV. Amena. Umeze mutesi? Turashimira. Amazina yanyu babita bande se mubyeyi? Nitwa Mukashyaka Marguerite. Mukashyaka Marguerite. Marguerite ubwo niwe Mariko. Yego. Uyu munsi wa none uri kuri kamera za Nayoti TV. Wabyishimiye se cyangwa ntabwo wabyishimiye? Ndashimiye cyane. Ni ubwa mbere se cyangwa ni ubwa kenshi? Ubwa kabiri. Abantu bose. Yego. Nabo mu mahanga. Uri buze kuza kongera ijwi kugira ngo abakunzi ba Nayoti baze gukomeza kukumva cyane. Amina. Uyu munsi wa none se wateguriye icyo abakunzi ba Nayoti muri iki gihe cyo mu kwa kane, muri iki gihe abanyarwanda bose bibuka igihe u Rwanda rwaciyemo mu bihe bitari byoroshye. Nabategurira ijambo ry'Imana ribafasha kububaka, ribafasha mu mutima, Yego. kugira ngo babashe gukomera muri iki gihe cy'icyunamo. Twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Byari ibihe bikomeye mu Rwanda icyo gihe. Ndabyibuka njye nari naravutse, nari mutoya ariko inzira y'umusaraba abanyarwanda bagiye bacamo itoroshye, ndabyibuka nari maze gukura. Ese ubwo icyo gihe we wagaraga gutema Marigo? Nari mfite umugabo napfakaye 94 nanjye. Yo wapfakaye 94. Kinambo byankoze ubu maze imyaka 30 nta mugabo mfise. Ndera umwana nari mfise umukobwa, ubu yabaye umudamu, yarashingiwe, afise umugabo n'abana bane. Afite umugabo n'abana bane. Kuva icyo gihe umutware wawe yapfuye 94 muri Jenoside. Nawe yakorewe Jenoside. Nahise nguma aho ngaho nyine muri ubwo buzima. Uguma aho ngaho. Ntabwo nigeze nshaka abandi bagabo kugira ngo byo kuntera stress mu mutwe, n'umwaga narabanza kuruhuka ngo mbanze kwiyakira. Yego. Nabashije kubanza kwiyakira no kugenda senga cyane, negera Imana, negera n'abaturanyi kugira ngo babashe kumfasha muri urwo rugendo no muri ubwo buzima. Ko ntibwari bworoshye kandi intambara ntabwo yari yoroshye, byari bimeze nabi cyane. Yego. Nubwo nari mukuru gusa nabonye byinshi cyane, cyangwa se ngo ngire nk'ibyo ndeba cyane, ariko byari bikomeye. Byari mu mihoro, amafuni, mbese buri kintu cyose bifashishaga kwica abantu baragikoreshaga icyo gihe. Ko byari muri bombori kandi byari biteye n'ubwoba. Ese ubwo icyo gihe mwari mutuye hagana he? Twabaga hano ku Kicukiro Centre. Kicukiro Centre. Hano ku ishyamba rya Itongo n'indi. Hariya Etongo 94 hari inzira y'umusaraba utoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Gusohoka mu nzu ntibyari koroha. Yego. No kugira ngo urebe ibyo hanze ntabwo byari byoroshye. Abana n'indi batubuzaga kujya hanze, bakavuga bati byakomeye nini kumenya mu nzu. Yego. Bagumye batubungabungira umutekano, banga ko tujya hanze kureba ibyo hanze cyangwa no kuba twataruka ngo tugende. Nyine ku gihe cya nyuma byaje kunanirana, biba ngombwa ko dusohoka mu turiruka turagenda tutatana. Yego. Ubwo buzima. Ngo abantu bari Kicukiro hariya kuri Eto bakomeje kandi bafata inzira bajya i Nyanza ya Kicukiro, hano hari gare uyu munsi wa none. Twazamutse tunywa. Nawe imisozi yose dutereramo, turi mu bantu hagati tugenda twirukanka. Nawe wari uri Kicukiro wari urazamuka mujya i Nyanza? Twazamutse ducamo kuri kano kayira no kwirebera hose, ntabwo inzira twageze gusa n'abandi dutungukira Gikondo Nyeri. Yego. Tugera na za Rutare. Yego. Tugenda tugera turara hose, tugera hariya za Gikongoro. Yego. Ndumva ariho naba narakarushye, ariko byari biremeye, wumve ngo byari bikomeye. Gusa aho wageraga nk'Ibutare wabonaga bigoye, wenda umuntu akavuga ati
umuntu ni mumureke, ni umuntu w'Imana, yakoreye Imana gutyo, wenda bakajugunya nk'igikapu nkara ngo ugende ugitore, nk'umuntu bajya kugufata bakujyana nko kuri bariyeri cyangwa ku murongo, ukabona umuntu arakuroka yakuvanyemo akakujyana akakubwira ati komeza utambuke ugende. Mbese twasaga nabi twariwe gusa ari ibyondo gusa n'imyenda, nta muntu wagiraga umwenda, nta muntu yasohokanye umwenda, wabonaga ufite kamwe gusa, umuntu yarabaye ubucoca arasa nawe. Gusa ntabwo narebye byinshi cyane cyangwa umenye byinshi, ariko ibyo nibuka n'ibyo ngibyo nibuka gusa. Jenoside yakorewe ubwoko bumwe, Tutsi ntiyahigwaga gusa. Ni ukuvuga ngo abapfobya Jenoside bavuga ngo bahigaga bagendaga, oya, icyo nzi ni uko ijwi ryanjye mwumvishemo aya magambo yavuzwe, ntayo ngayo bavugaga guhiga ubwoko bumwe gusa runaka, Tutsi gusa. Yego. Mu byo numvise uvuga ngo bakagufata bakakujyana kuri bariyeri, ubwo hari abandi bantu bajya gusanga kuri bariyeri cyangwa wasangaga nyine hakaba hariho abakuzi, hakaba n'abatakuzi n'abagushidikanyaho, abandi bakakwibazaho, basanga nyine muri ubwo buryo, muri izo nzira twagiye ducamo wabonaga ko bigoye cyane nyine. Mbese n'ibyo nibuka, ndumva ari ibyo nagira ku bantu, ntabwo gukomeza kubivuga nyine gutyo. Uyu munsi wa none Marigo, icyo gihe wari waravutse wowe, wari ufite n'umugabo niko tubwiye, ariko se uyu munsi wa none abantu bari bakiri abana cyangwa urubyiruko, warubwira icyo uyu munsi wa none turi mu bihe bitoroshye byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, wababwira iki urubyiruko? Ikintu nababwira urubyiruko, nababwira kwitwara neza, kwirinda iby'amacakubiri, kwirinda ibintu bijyanye mbese no kwivangura n'abandi, kwirinda kugenda mbese bahengamye, bajye babuguka, bamenye Imana, inzira y'agakiza, bamenye Imana yo gukundana no kubana n'abantu bose amahoro, kandi ari uwicira umuntu agira ikigongo cyo kumugirira ikigongo cyo kumubabarira. Ikindi nabwira urubyiruko ni uko batagomba kugenda kujya mu bintu byo kugambanirana, bakirinda amacakubiri, bakirinda mbese ingeso mbi nk'ibyo abatubanjirije bakoze. Yego. Ntabwo byatubereye byiza. Yego. Nta nubwo byatwubatse. Icyo rero mvuga kuri uru rubyiruko ni uko twashima yuko ubu dufite igihugu cyiza, kandi dushimira na FPR yadutabaye ikahaba, yadutabaye ni nayo yatumye bamwe tugenda tubaho tukagira n'ubuzima. Kubera ndababwira nk'urubyiruko nuko icyo gihe ntabarwa n'abasirikare banzanye tukaba hano i Nyanza ya Butare, bana n'abasirikare mbamo rwose nta kibazo, ntekanye, mfite umutuzo, n'umwana twari kumwe ngo wabaye umudamu nawe nyine niwe twari kumwe. Ariko icyo mbwira urubyiruko ni ukugira ngo rwirinde amacakubiri, gusubira mu ngeso mbi. Barabona twanyuze mu mateka mabi, ubundi ntabwo urubyiruko rwagakwiye gusinda, ntabwo rwakwiye kwitwara nabi, gusambana, ntabwo rwakwiye kumva amabwire mu matwi y'abantu. Ni ukuvuga ngo ni ukubahugura, bajye bareba icyerekezo cyo gukora ibyiza kugira ngo batere imbere. Niyo mpamvu nababwiraga ngo nashimiye na FPR Inkotanyi ko yahabaye, ikatuba bugufi, ikatuba hafi, ikaturwanira cyane, bigoye bikomeye bye. Yego. Ariko ubu ngubu ndabashimira, ni ukuri mbwira n'urubyiruko kugira ngo nyine rukomeze rufashe igihugu cyacu gutera imbere, biteza imbere, bakorana ingufu, bakorana umurava, bakagira ubwenge. Umuntu nabashyiramo amacakubiri akabashyiramo ibitumvikana bibi, ko bagomba kubyamagana. Yego. Kwamaganya rero abatubwira ko kuri iki gihe cya none bavuga yuko ngo hahigwaga ubundi bwoko bukeya, ntibazababeshye. Icyo nabwira ni uko nimba barahigaga ubwo bwoko Tutsi, ni ukuvuga ngo nibo bonyine, nta wundi muntu. Abo bantu bapfobya rero bavuga ngo bahize ibi n'ibi, ntabakazajya babyumva, bajye bumva yuko ari icyo bashakaga gusa. Umuntu uwo ari we wese aho yari ari barabivugaga, ntabwo byavuzwe gake, byavuzwe cyane. Yego. Ndumva rero nubwo ntari nzi ubwenge cyane, kuko nubwo nari umudamu
ntabwo nari mfite ubwenge bwinshi cyane buhanitse cyangwa kumenya ubwiru bwabyo, kubera yuko jyewe mu burere bwanjye sa naho nireze, ntabwo nigeze nderwa cyane n'amafamiye cyangwa imiryango, sinakunze kwibamo, nakunze kuba mu buzima bwiza no mu bubi, nderwa n'abandi bantu. Ntabwo igihe nabaye mu rugo ari kinini, nagiye mba mu bice bitandukanye, ahantu hatandukanye, ariko icyo mbwira urubyiruko nanone, kwirinda kubyara inda zidateguwe, kwirinda kubyara vuba vuba, kuko ubundi urera umwana uzi yuko uzamubonera mituweli de sante, ukamubonera amashuri, ukamubonera icyo kurya. Kuri iki gihe urabona biragoye, ibintu birazamuka. Nagira ngo gusa mbabwire no mu ishuri bigisha n'abarimu, ndabasaba abapasiteri, abarimu bajye bafasha abana kubigisha indangagaciro z'umunyarwanda no gukundana, bakabigisha gukundana. No mu ijambo ry'Imana twiga nibyo tuba tuvuga, ni nabyo dukunda kwigisha buri muntu wese uhari twumva, ari abo mu Rwanda, ari abo mu mahanga, hirya no hino, ari muri za gereza, ari mu bitaro kwa muganga. Ubu hari abantu bazajya batwumva bumva turimo dutanga ubuhamya, turimo tubivuga, dukomeza abantu kandi dukomeza n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, turabakomeje nabo, kandi bumve yuko nabo turi kumwe nabo, kandi bumve ko niyo dusenga tuvuga tuti imfubyi n'abapfakazi bakomere, abasigaye bakomere, kandi n'abakiriho bakomere, kugira ngo twese tube mu ruhande rumwe, dukomeze twuzuzanye, dufatikanye, tuzamurane, dukomezanye. Yego. Nari numvise uvuga ngo waturutse ubwo ku Gikongoro uragaruka uri Butare, inkotanyi nizo zanzanye hano i Nyanza ya Butare, ubana n'abasirikare ba FPR hariya mu Rukari. Habaye neza, ndarya ndanywa rwose, nta nzara yahanyiciye. Igihe kigeze uragaruka. Naje kugaruka hano ku Kicukiro gushaka abantu twari duturanye, kuko icyo gihe jenoside yabaye igihe ndwaye ibere, mba mu nzu, ntabwo nasohokaga, nagomba gukosohoka kubera ko nari ndwaye ibere. Yaje kugenda rikira nyuma, kuko umwana nari mfise yarafise mu mwaka, ntabwo umugabo twari tumanye imyaka minini, yari umwaka umwe wonyine. Yego. Tugiye kugira ngo twinjire mu gice jenoside iratangira. Ubwo umugabo yagusiganye umwana umwe? Yasiganye umwana. Yego. Paul, turakwihanganishije nawe, nubo jenoside yakozeho nawe yagukozeho, kandi tuboneraho no kwihanganisha abandi bantu baba barasigaye. Hari nk'umubyeyi wari ufite abana, afite umugabo, afite umuryango atekanye, ariko uyu munsi wa none akaba asigaye ari we wenyine. Nawe tuboneyeho kumwihanganisha, tuboneyeho no kwihanganisha abanyarwanda muri rusange bahuye n'icyo kibazo cya jenoside. Mu byo negeze kumva uvuga ngo leta yahashize ntabwo yitwaye neza muri kiriya gihe cy'umwaka w'igihumbi 1994, ariko se uyu munsi wa none njye numva bavuga ngo ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda, buriya bishatse kuvuga iki? Ariko kandi nongera kuba navuga ngo hari icyo wenda umuyobozi wacu, perezida wa repubulika, yakoreye abanyarwanda, nk'uko Imana ireba ikabona yuko abanyarwanda, cyangwa ikabona abantu bose ari abana bayo, kandi ikabita abana bayo. Uko zikosa Imana ikamukebura, ikamugarura mu murongo. Ikindi kintu twavuga wenda ni uko yahurije hamwe abanyarwanda, ibyari ubwoko butatu, ni butatu, ibyo ngibyo akabikuraho, yarangiza agashyiraho ikintu kivuga ngo turi abanyarwanda twese, nta muhutu, nta mutwa, nta mututsi, ahubwo twese turi abanyarwanda. Nk'uko indirimbo y'igihugu yubahiriza igihugu ibivuga, ingobyi duhetse nimwe, twese dusangiye kuba turi abanyarwanda, kandi twese dusangiye urugendo rujya mu ijuru kubemera Kristo.
no kubemera Imana. Uyu munsi wa none se Marigo wateguriye iki abakunzi ba Nayoti TV ku buhamya warutunyuriyeho? Nta jambo ry'Imana waba waduteguriye uyu munsi wa none? Nari bateguriye. Yego. Tukubwira ngo imbaraga n'amavuta kandi ukomeze kwihangana kuko data wa twese uri mu ijuru ajya tumenya, akamenya ibyo dukenye kandi akamenya nuko turi uyu munsi wa none, akadufata ukuboko akadukomeza. Yego, karibu. Bateguriye ijambo ryo mu Bagalatiya 5. Yego. 19. Yego, imbaraga n'amavuta kandi ukomeze wisanzure kuri kamera za Nayoti TV. Yego. Imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ibice 19 ku badukurikiye kuri TV Nayoti, ari abo mu Rwanda ari nabo mu mahanga batwumva. Ijambo nabateguriye ni iringiri ryo mu Bagalatiya 5. Imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi: gusambana no kuroga ibiteye isoni n'iby'isoni, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. N'ayo magambo rero nabateguriye kugira ngo tuyaganira mu byo twari tumaze kuganira n'umukozi w'Imana twari turi kumwe nawe. Ndamushimira cyane kandi nshimira na TV Nayoti yatwakiriye, ngashimira Imana yatumye uru rugendo turutambukamo cyangwa turugendamo, kandi ngashimira abanyarwanda bose batwumva kuri iri jambo kuri TV Nayoti. Nkaba mbashimira ari mu Rwanda no mu mahanga. Nibyo bamusabaga by'urubyiruko, kubabwira urubyiruko icyo nabarufashamo. Ni ukuvuga ngo muri aya magambo harimo ibyo twize, harimo n'ibyo twavuze, hari n'ibyo umukozi w'Imana yarimo ambwira ati hari ubwoko butatu bwari buriho. Kuri Imana hari icyo yakoze umuyobozi w'igihugu cyacu akabuhinduramo ko turi abanyarwanda twese. Icyo nacyo cyaradushimishije muri iki gihugu turimo, muri uru Rwanda. Ni ukuri twashimiye ko yaje atazana amacakubiri, yaje ahindura amateka twanyuzemo. Aravuga ati habeho ubumuntu, umuntu wese yisangemo ko ari umunyarwanda. Ako ni agaciro yaduhaye. Aha agaciro ababyeyi, abamama twagize agaciro, nta gaciro twagiraga, ariko ubu turagafite, dufite ijambo. N'ubu ndashimira yuko twahawe ijambo kuri TV Nayoti, ari naryo twaje kuvuga, twaje no gushima yuko umubyeyi wacu yahabaye, umuyobozi w'igihugu cyacu akadutabara. Niyo mpamvu tuvuga ngo dukunda FPR Inkotanyi, kuko zarahabaye kandi zaraharwanye, kuko wabonaga nta muntu yacana nawe yakwikura. Njye nta nubwo nawe gushobora gukomeza kugenda ingendo zose ngo njye muri Kongo, njye mu bihugu, nta nari nshoboye pe. Ubuzima bwanjye bwari burangira aho ku Gikongoro, aho nari ngeze bimeze nabi, nta kurya nta kunywa. N'uwari ukuzi ntiyaguhaga ibyo kurya, n'uwari ukuzi ntiyaguhaga ibyo kunywa. Avuga ati shosheshete bwumvira ahangaha, mbabarira igirayo, genda bataranakubona ahangaha n'umwana wawe cika ahita ureba aho uca. Ubwo rero nshima Imana yuko nkiriho, kandi n'abandi bose bakibyumva bakiriho nabo dushima Imana ko tugihumeka umwuka bazima. Twaba tugeze muri myaka 30, kandi n'abacu tubasabira bageze mu bwami bw'ijuru. Imana yarabakiriye, kandi niyo dusenga ntabwo twabibagirwa ngo tugombe gutekerezaho nk'akanya gato, tugatuza mu rusengero tukabanza kwibuka abacu bazize jenoside. Reka tubanze tunabazirikana.
Imana ishimwe kwabo bari bari abantu bose batwumva batureba ko buri wese yahise azirikana uwo ari we wese. Rero hari yavuze ati ubwoko butatu harimo Tutsi, Hutu, Twa, ati icyiza umuyobozi wacu yakoze ni uko abanyarwanda twese twabaye umwe, nta macakubiri, abababarira barababarira, za gacaca zibaho nicyo zabereyeho kugira ngo abantu bamenyekane. Gusa uwakwica amateka ni uwakwanga kuvugaho abantu baba bari nk'abariya abantu bari bakwiye kuzagira ubumuntu bagakizwa bakamaramaza, umuntu wese akumva ko ari ibye akabyishyiraho, akumva ko igikomere gifite akavuga ati hariya hari abantu imibiri y'abandi aho iri akahavuga. Hari abantu barimo guhisha imibiri aho iri rwose bagiye babivuga, nabyo byaba byiza kuko byarushaho kugushaka aho bari nabo bakabashyingura mu cyubahiro. Rero ndumva nabyo byaba byiza kubivugaho kuko nabyo ni byiza, kuko hari abantu bakibitsimbyemo kwihisha no guhisha no kutavuga ibyabaye muri iki gihugu. Hari abantu bagitsimbere bavuga ngo ntibyabaye, ngo bishe bose, ngo ibiki n'ibiki, baje bashaka ubwoko bwose. Oya, abana bacu babyumve yuko baje bahiga ubwoko bumwe, icyitwa Umututsi aho cyari hose arahigwaga. Ubwo rero nibyo nagira ngo mbabwire, gusa abantu bajye bakomera. Ariyo mpamvu iri jambo rivuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi. Imana itubuza ibingibi by'isoni nke, gusambana, kuroga, ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Aribyo nabwiraga urubyiruko ngo rureke kuzajya rujya mu bintu rwijandika, ni ukwijandika. Kuko iyo ugiye kwijandika niho handi wakura ibintu by'amacakubiri, wakura iby'ingeso mbi, umuntu akakubwira ibitafite umumaro, kukwanganisha mwene so mu isengero, nta macakubiri abarimo. Ni ugusanga bamwe bashaka kwironda, bashaka kwirema ibice, ugasanga ni bya bindi Pawulo yavugaga kera avuga ati abantu kwirema ibice, ndi uwa Pawulo, ndi uwa Kefa, ndi uwande. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo ubu ngubu tugishaka. Tuba dushaka ko umuntu wese abumwe, nimba turi abanyarwanda tugomba kuba abanyarwanda, tukumvikana, tugakundana, tugatanga. Ugusabye amazi ukayamuha, ugusabye ibyo kurya ukabimuha. Na Yesu yaravuze ngo umwanzi wawe nasonza uzamugaburire, ntabwo yavuze ngo uzamwicishe inzara. Na Yesu aravuga ati wambaye ubusa uzamwambike. Na Yesu aravuga ati ufite inyota uzamuha icyo kunywa. Ntabwo yavugaga ngo abantu tubajugunye hariya tubirukane tubate. Ibyo byose ni ukuvuga ikirema muntu icyo ari cyo cyose gikorere neza, ugire neza, wigendere neza, uzayisanga iyo ugiye. Kuko ukora neza ukayisanga imbere iyo ugiye, iyo ukoze neza uyisanga iyo ugiye. Hari ijambo ry'Imana ryarambwiye muri Zaburi ya 12:6 ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro bacurira ingoro. Ubwo rero amagambo y'Imana menshi ni meza. Hari aho yabwiye Yeremiya, naho hano ngo Imana ihamagara Yeremiya ubuhanuzi. Hari aho yavuze hano mu gice cya mbere, hano sinsoma imirongo myinshi, ndasoma mu gice cya mbere ku murongo wa 4 ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Uyu munsi ni jyewe, ni wowe. Uyu munsi ushobora kuba ari we Yeremiya cyangwa ari jyewe, ariko nimba Imana yaraturemye ikatumenya tutaravuka, tutarabura urusoro mu nda ya mama, niyo mpamvu tugomba gukora ibyiza, ntabwo twari dukwiye gukora ibibi. Umwana w'Imana akora ibyiza, uwa Satani ni gukora ibibi. Ntazagire ukubwira ngo ica mwene so, ica runaka, anga runaka, uriya yaratwiciye, uriya yaratubabaje, uriya yakwiciye umwana, yakwiciye ababyeyi, yakwiciye. Oya, ibingibi tugomba gutuza tukabyakira. Umuntu yakubwira ikintu ukamubwira uti sigaho ibyo ngibyo, tujye dusenga, tubeho dusenga, ibi byatugarukamo. Kuko iyo umuntu akubwira ikintu ngo ukumva intekerezo z'ababyeyi wenda nk'umuntu ukibafite, ushobora kumva umubyeyi akubwira nkaho yaguhannye, mwana wanjye uzakora ibyiza ntuzakora ibibi. Ubundi n'ababyeyi tugomba gushyiramo ingufu tugakebura abana, tukababwira ko ibyabaye ari amahano, ari bibi, nta n'ikiza byaduhaye, nta n'ibyo cyo byadusigiye, ahubwo byadusigiye
mbese umubabaro n'agahinda, ariko ntitugomba guheranwa n'agahinda, tugomba guhora twibuka abacu kandi twiyubaka. Tugomba kwiyubaka rero mu bitekerezo, tugomba kwiyubaka dukundana, tugomba kwiyubaka tugenda aho tugenda mu ishengero, aho dusengera, aho turi mu materaniro y'ababyeyi, ukabwiriza ubutumwa bwiza, uhugurira abantu ko bagomba kwirinda, kwitonda, gukunda abana, ariko bakanabahugura ibyiza. Ababyeyi b'ubu barareba za porno, bakareba za tace, barizo birihugiriraho, abana yaterura yabona bya bindi bya porno akaba ari ibyo asomaguramo gusa. Umubyeyi yazaga kubita gahunda kandi we yamusigiye telefone, nawe azi gukuramo urufunguzo, nawe azi gukuramo kode. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ntabwo ari byiza, ahubwo ibyigisha umwana ibyiza, umwigisha amateka mabi twanyuzemo, umubwira uti ibyo twabonye ni bibi, mwana wanjye uzabyirinde, uzanabigendere kure. Ukunde umwana w'umuturanyi wawe, nagusaba amazi yamuhe, nagwa ibyo kurya muzane musangire muteke. Abantu ubu barahisha munsi y'ibitanda, agahisha muri ati nabirya bihari, ati mwaramutse, ati Yesu nashimwe, ati wowe mukozi w'Imana wadusuye, watugende nuko Imana iguha umugisha, reka dusenge. Agasenga, ariko hariya ibiryo bihari, hariya yakagaburiye undi mwana, yakamubonye nk'uwe. Rero umwana nk'uwawe, umuntu agomba gufata umwana nk'uwe, umuntu agomba gukunda. Icya mbere ni ugukunda, ko n'ijambo ryaratubwiye mu Migani 8:17 ngo nkunda bankunda, ati kandi abashakana umwete bazambona. Nimba iyo Mana igukunda nawe ikaba yaragushyizeho ikagusigaza ukaba uriho, uwo mwana nabura amafaranga minerivare y'ishuri muhe, kuko ufite ubushobozi. Niba umwana ubona nta mwenda afise nanga urukweto, rumugurire, ahubwo wigenda umunegura cyangwa umuseka. Nimba uwo mubyeyi abayeho mu buzima nzigiye kumubwira, yisane, uyubake, uyegure. Nimba mu ishengero pasiteri yigishije, wandika akajambo kagufasha, ushyire mu ikayi uvuga utakanda akajyanye. Abapasiteri turabasaba, abapadiri guhugura, kwigisha. Hariho n'abasengera mu mutima, hariho n'umuntu wavuga ati igihe sinshaka kujya gusengana n'abandi cyangwa gusengera, ariko hari n'abasengera mu mutima. Ariko icya mbere umuntu agira aderesi. Urusengero nta aderesi. Ndakubwira ngo udafite aho usengera wasenga, kuko wakwadukaho na bya bindi bibi. Iyo udasenga urasenyuka, kandi gusenga ni uguhozaho. Gusenga ni uguhora imbere y'Imana. Wasenga saa 9, wasenga mu gitondo, wasenga nimugoroba. Icya mbere ugomba no kuzirikana n'ababandi bacu batuvuyemo, kuko nawe uyu munsi uburiho, nejo nawe ukavuga uti natambuka, nshobora gukura, nshobora kugera imbere hariya nkagira ikibazo, ariko nkagikurwamo na mwene data nagiriye neza. Niyo mpamvu mbabwira imbuto z'umwuka, izi ngizi nababwiraga. Nagira ngo buri muntu wese yera imbuto zikwiriye abihamya ibyaha. Ndagira ngo ugaruke mu gakiza, aho wasengera hose. Idini y'ukuri niyo mu mutima, nta dini rizajyana umuntu mu ijuru. Icya mbere ni uko umuntu asenga, akamenya yuko Imana imukunda. Buri wese iradukunda, yaraturemye. Wumvise ko yaturemye ikatumenya turi urusoro mu nda ya mama, ikatumenya tutaravuka, tukiri urusoro. Aho hantu rero tugomba kuhagarukaho, tukera imbuto zikwiriye, ugakunda igihugu. Icyo bakubwiye gukora cyiza, nko kujya mu muganda ukawujyamo, kumva amateka ahari, kumva imyitwarire myiza ihari. Buriya no mu muganda turahanga, bamwe barahanga, ariko ntabwo ari byiza. Ubundi iyo ugiye aho abandi bari, wumva n'umwuka mwiza, kumva n'imumeko, kumva n'imigendere, kumva n'uko igihugu imyitwarire yacyo n'icyo bashaka. Abana b'urubyiruko urabwira ngo ajya mu muganda, reka da, ntirukumva, ntirushaka no kumva ibyaro. Kandi aho niho hari amateka meza ugomba kumenya kugendana n'abandi. Ikindi rero, ntabwo umuntu yakubwira ngo ntwaza aka kazigo, ntwaza amazi, nzanira akajerekani hariya. Bamwe ntibabikora. Tugejejweho nuko twagendaga tukavomera ababyeyi baturuta, tukavuga mukecuru ari hariya, umusaza ari hariya, mugabo tukagenda tukamuvomera amazi, tukamushyirira mu nzu. Ibyo byose ni ukuvuga ngo ndabwira urubyiruko, ndabwira umukobwa ushaka kubaka, ingo zirimo zirasenyuka. Telefone umugabo ararebamo, ati yavuganye na nyina runaka, yareba ati urugo ubu ngubu ntabwo rwubakwa, yareba ati ni divorce yihuse. Ubu ingo zirimo zirasenyuka kubera abantu batagikunda abagabo. Wubaha umugabo, umukunde, umumesera isogisi riri hariya, inkweto iri hariya, ibiryo ni ukubimuha bitakomeza ijugunya, ati niyirwarize kama mbaya, ubundi akamureba ku ruhande
gusengera igihari ni uko umuririmbyi arajya kuririmba mwene satete nguwo igipfunsi kandi ngo arimo araririmba undi yaza hano ubwo umuhanuzi agahanura ati iravuze buriya ni umurozi ugasanga umuntu yabaye umurozi mu ishengero mu ikanisa ukaba ikibazo bakubona ntibagukunde ukabona abantu ntibakwishimiye abantu mu ishengero nabasabaga kugira ngo babane bakundana ariko guteranyana kugambanirana nibyo nahoze nsoma ahangaha ntabwo ari byiza kugambanira mwene so mu rusengero ukamukura mu murimo yari arimo ngo yo gukora icyiza bakagicubika hariya ahubwo bakazana ikiba akaba aricyo bashaka gukuza no kuzamura nagira ngo mu ishengero abantu bose bajye bubakana bagirana urukundo kuko nabahaga n'ubwo buhamya bwo mu isengero yuko hariho abantu batarimo gukundana umuntu akareba mwene se ati yo turagenda bagashaka kwirema ibice ariko tuba tubibona ko bashaka kwirema ibice ntabwo ari byiza rero mu ishengero ko hakagombye kubamo ibice ngo bamwe biba bashake kubaka akazu ibyo niho usanga ya macakubiri azasenya igihugu ntabwo ari byiza ntabwo ari byo dushaka ko abantu babumwe mu isengero bakumvikana bakagira umubano umwe ukoze ubukwe bakabumufasha ugize urwaye bakamufasha kumusura kwa muganga ibyo byose ni imirimo myiza tugomba gukora atari ya mirimo ya kamere mibi kandi umutima ushyira mbese kamere na karande ndavuga abantu bafite za karande nabo mbavugeho kamere na karande iyo ufite kamere uba ufite karande ufite karande ashyiramo na kamere ugasanga arahagutse ati jyewe ubu nakwica nanagutema nanaguhondagura akibagirwa ko ibyo twanyuzemo byose atari byiza n'isengero ugasanga ni api agakubita mugenzi amene se igipfunsi ugasanga ntabwo ari kumwubaka hari abantu batari kubaka abantu bahuye n'ibikomere ukabona umuntu avuye mu ishengero yagiye mu yindi caci akaba yagiye mu katolika yisubiriyeyo ugasanga wari umurokore yahindutse yahindanye nibaza agakiza kari hehe ndimo ndabaza abantu banyumva bananize yombi ni ukuri agakiza nako kubaka umunyarwanda uwo ari we wese kuko nawe uri umunyarwanda ugomba kubaka umunyarwanda ari wese ukamuvura igikomere ukamurinda amarira uwo mupfakazi iyo mfubyi ukayifasha hari igihe mbwira abantu nimuze mbahe amazi nimuze mwivomere mugende ntinange nkora umurimo w'Imana kuko ntacyo mfise nanga ndatanga amazi mbabwire ati muze muvome amazi mushaka metero kibe nzazishura ni aho zizagerera hose ariko ntanga amazi kuko nayize umuhigo muri genocide ndavuga ngo nubwo ngiye gupfa ariko nta kintu nakoze sinatanze amazi nimanaga umuntu wambabarira nkazongera nkasubira ku isi byibura nkaba ku isi nkazatanga wa munyu ngatanga umwenda ngatanga ibyo kurya n'ibyo kunywa ubu ndateka nkavuga ati mwese nimuze murye dusangire gahamagara abantu ku muhanda uwo wese nkavuga nimuze murye ariko abagize mu isengero uriya Megan nta makuru mufite ntabwo mumuzi ariko ubazi ko ukora neza ni Imana yikureba ireba mu mitima ikamenya ibyo dukora ntabwo ubundi umuntu akorera ibintu kubirata ko wakoze neza uvuge ngo iki nicyo wagitanze wahaye uriya oya icya mbere ni uko ukora ibishimwa mu bigabo ndagira ngo mbwire buri wese unyumva umuntu wese ari wose umunyarwanda wese unyumva n'abandi bose ari uvuga icyongereza ari uvuga igifaransa ari uvuga igiswahili wenda afite umusomorera ku ruhande amubwire yuko igihugu twifuza no kubaka igihugu cyacu cyo kongera gusubira mu mateka mabi cyo kongera gusenyuka ngo tukisenyere kandi cyari cyubatse neza kirimo cyanatera imbere u Rwanda rwacu rumaze kugira heza twifuza buryoshye nta n'ikiza nk'u Rwanda ubu iyo ureba ubona ari nko muri paradizo iyo ureba ubona igihugu cyacu gitekanye turi mu mahoro dusinzira tukaryama umutekano irondo rihari abadaso bahari abapolisi n'abasirikare bari ku mihanda ahantu hose isuku n'umutekano bihari ubona ari ibintu byiza cyane ubona mbese inyubako zirimo zubakwa ubona umujyi ari mwiza indabo nziza mbese ukabona mbese wakwifuza yuko igihugu cyakubakwa neza gutyo kandi dusana imitima y'abantu bose nk'uko igihugu cyacu kidusana umuyobozi w'igihugu cyacu yaje ari umuntu mwiza yaje ari umuntu ukunda buri wese yaje ari umuntu utironda yaje ari umuntu utarondaronda oya yaje adukunda twese ashyiraho ndi umunyarwanda icyo kintu ni cyiza cyane ishyaka rero nitwa Mukashyaka ishyaka ryanjye ni iryo
ndarihorana ndarigendana aho ndi hose nifuza ko umuntu wese yaba mwiza kandi n'udafite nk'amazi atakarabye ariko kudasa neza kuyo utakarabye wabuze isabune wabuze amazi ngwino nkwereke fata ijerekani ugenda uvoma amazi ugenda umesuse neza ntukajye mu muhanda usa nabi nanjye nimbesa neza Imana yaramaye gukaraba ngaca hahandi ntasaga neza handi naburaga n'utuzi two kunywa handi najyaga nyukurira mu bishanga handi najyaga kuriraho ipitiyo yatobotse numva ari byiza ko nabonye naho ndyama ndambika umusaya ibyo nabyo ndabishima Imana na buri wese nifuza ko yabona harambika umusaya kandi asenga Imana ivuga ikora ni ukuri gukereje no gutegera kandi gukerereje ntabwo gutegera twegerane gutegera veloti cyangwa indege ikindi cya kabiri nuko mvuga ngo icyo yavuze icyo yanditse yaracyanditse ntawe uzacyandukura nawe rero niba icyo yanditse yaracyanditse kuzabaho ugomba kubaho baho kandi ubeho ukunda buri wese ikindi navuga nanone nuko aho duhagaze hahagaze abandi aho turyama haryamye abandi aho twicara hicara abandi mbese no mu muduga umuntu asohokamo undi akinjira akajyamo sinzi rero icyo twaba dupfa ni ukuri twiyubake twubaka n'abandi bose nk'uko igihugu cyacu cyahisemo kuvuga ati twiyubake buri wese agomba kwiyubaka tukiyubaka twubaka n'abandi twubaka n'igihugu ni ukuri dufatanya nacyo kuko ntabwo igihugu cyakora gusa ngo turebere natwe tugomba kubaho tureba Imana ikaduha amaso areba mazima ntabwo turi impumyi n'impumyi ibyo ari byo byose irakabaka bikumva yuko aho igenda irimo kugenda mu muhanda cyangwa aho yicaye yumva ko yicaye mu nzu cyangwa igenda mu muhanda n'ayo magambo nababwiraga rero nabasangizaga amagambo y'Imana ni menshi ni maremare ni meza kuko no mu Baroma 8:3 kabiri yaravuze ngo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde ngitimanye umwana we ikamutaga ku bwacu twese izaburite kumuduhana n'ibindi byose Yohana 3 haraza akavuga naho 16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we kinege kumugira umwizera Satarimbo ahubwo ahabwe iki ubugingo buharaho ubwo bugingo nibwo nabwifurizaga kandi nibyo byiza ndangize nasenga kandi nshima Imana yuko yakoze kuturinda n'ubikaba kiturinze no mu bindi bihe tuzagenda tujyamo tukazakora imirimo tuyikora neza tugendana n'igihugu cyacu neza n'imiyoborere myiza ndabashimiye aho bari bose FPR ndayishimiye kandi ishimiye n'abanyamakuru ba TV bampaye ijambo bakama kwicara muri uyu mwanya nkaganiriza abanyarwanda byose uko mbyifuza uko mbishaka murakoze murakarama mu gihe musibiza ari n'abadufashe amajwi nabo turabashimiye ari abatwumva bose Imana ibahe umugisha ndumva nasenga Mana ndagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga icyo wanditse waracyanditse kandi ntabwo wacyandukura uri Imana nziza uri Imana idukunda uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera uri Alpha na Omega uri itangiriro n'iherezo nta kwangirira nta muzaguheruka uri igiti cy'ingazamarumbu risambi itarumbura ubwugamo bw'umugabo urengeye byose ushobora byose witwa Ntihemuka witwa Ntizigirwa witwa Niyo Gakiza ushobora byose urengeye byose niba dutuje ntutuze amazina yacu yandike mu gitabo cy'ubugingo yakore mu gitabo cy'abarimbuka sengeye isi yacu n'igihugu cyacu sengeye byose na bose sengeye igihugu cyacu n'umuyobozi ukiyobora sengeye abanyarwanda twese sengeye muri iki gihe cy'icyunamo ni ukuri Imana ndabasengeye kugira ngo aho bari hose ubahihumure sengeye n'uyu munsi w'abayisilamu nabo bakoze umunsi mukuru wabo nabo aho bari bose turabasengeye aho bari mu minsi mikuru mu masengesho aho hose naho turabasengeye dusengeye abari mu bitaro abari muri gereza dusengeye abari mu nzu barwaye kugira ngo Uwiteka abareme bundi bushya sengeye abagifite agahinda n'umubabaro ndabasengeye kugira ngo twoguheranwa n'agahinda ahubwo twiyubaka igihugu cyacu cyatubyaye turasenze kugira ngo insengero zose aho ziri hose abasenze ni ukuri turabasengeye nabo kugira ngo ubahe umugisha utagabanyije kandi turisengeye twese ari abatwumva hirya no hino abo bose turabasengera urwaruka ruto abakenyezi abashinganaye n'abatama ni ukuri n'urwaruka ruto bose turabasengeye abatwite na bose turabasengeye
dusengeye byose na bose, dusengeye n'iri jambo tumaze kuvuga, dusengeye ku batwumva, dusengeye ku bazi ikinyarwanda n'igifaransa, dusengeye abantu bose aho bari hose kugira ngo Uwiteka bishimire muri byose. Kandi turabasengeye ni ukuri Imana ubyumva uri mu gihugu cyo mu ijuru, uzuhembure buri muntu wese, umuhe amazi yo kunywa, ni ukuri umuhe ibyo kurya n'ibyo kunywa. Uwiteka buri wese ukumva ukomeze kumukomeza aho ari. Urakoze, turagushimiye kuko byumvise, tubisabye amazina atatu bya Data, Umwana n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Nayoti TV.